buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare. Nashatse ko bajyamo ari batatu ko bafite ari abahungu, ariko umwe arananira avuga ko atabishaka. Bombi narabegereye ndabinginga nabwo ariko mwebwe shaho, ariko impamvu nayo ndayibabwiraga. Mbaganirira amateka y'ibintu twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya n'iki gihugu cyacu. Ntabwo ariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe? Ngo ndababwira babiri rwose bo barabikunda barabishaka ko bazajyayo. Undi niwe wavuze yabigiyemo kandi atari ko ntabwo bijyanye numva nshaka kumera. Ndavuga nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Ntabwo ese urashaka gukora iki? Ati jyewe ndashaka gukora amafaranga. Tujye nindagiza kwiga nzajya muri business. Arangije aranyurira ngo mwebwe ngo n'abasore bandi barumuna be, ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga.